byageze saa 12 ku mugoroba abaturage batashe ariko bakwiranyije inkuru ije no mu giturage ko Nkikabahizi yaje gukamya iriba rya Gihanga ejo bundi ahubwo bityo rero mbo inzoka zaraje imisiri nta polisi zamuraga idarapo urugumese ntabwo yakinguraga ibiro zaraje imisiri ku munsi wa 8 Nkikabahizi bwite n'umudamu we witwa Nora bari bafite n'abana babiri twese tubabura barabuze bagenda batyo barahunze bararigise kugeza ku isaha twewe nk'abantu b'abaturage ntabwo tuzi icyerekezo berekejemo. Ni kuri mikoro za Rwanda Top News turi Nyakinama niko hazwi ariko kandi hari agace kamwe twase umwihariko hazwi ku izina ry'igihondohondo. Iri ni ishyamba ryamaze kuba rigari rifite amateka kuva mu gihe cy'abami kugeza mu ngubu by'umwihariko tukaba turi ku mugezi cyangwa se ku kagezi gafite amateka yihariye bagiye kudusobanura. Ndi kumwe n'umusaza uyu ashinzwe ibijyanye n'ishyamba umutekano kweka ba mukerarugendo ubwo natwe niho twaganye rero. Mzee mwiriwe neza amakuru kwirwa ni meza mutange mutwibye ku mazina yanyu. Murakoze nitwa Tekimana Joseph. Yego Joseph amakuru kwirwa Joseph ni meza cyane. Turi ahangaha twavuye ngo Nyakinama ariko kandi ni mu kagari muhe murenge by'umwihariko ni mu mudugudu. Murakoze hano ni mu murenge wa Nkotsi akagari ka Bikara umudugudu barizo. Iri riba rero mubona hano nibyo mukunda kumenya amateka iriba rya Nkotsi na Bikara. Aha ubwo bivuze Nkotsi na Bikara duze twumva iri riba muri rusange. Nkotsi na Bikara ni riba aho bakoraga amazi umwami yagomba kwihagira aje gukorwa imihango ijanye no kumwimika. Ayo mateka rero yasangiza abadukurikiye muri kano kanya tuviriye imizi n'imizingo tubwire amateka ya kano kagezi. Amateka ya kano kagezi na amateka akomeye cyane meza cyane abanyarwanda bose bakundaga kubahiriza kandi bakabibaha. Bityo niho abakoraga amazi umwami yagomba kwihagira aje gukorwa imihango ijanye no kumwimika aza kwikorerwa hano ibuhanga kwa Gihanga. Icyo gihe cy'abami iyo mihango yo kwimika umwami yabaga iteye yabaga igamije iki? Iyo mihango yo kwimika umwami kwabaga ari kuza gufata imitsindo yatumaga umwami ayobora igihugu yatera gatsinda bamutana nabo mutsinde ko yari imitsinda yabaga ifite ingufu kugira ngo ayobore igihugu. Bivuze ko aya mazi afite nyisano nibyo nakita ngo ni ibya gakondo cyangwa se ibyo nakita ngo ni imihango ya kinyarwanda bisa nkaho no mazi ashobora kuba afite izindi imbaraga. Aya mazi yabaga afite imbaraga igihe cy'ingoma ya cyami kubera ko nta mwami n'umwe wayoboye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda wakibereye umwami uretse kigihe ntahindurwa wagiye hanze uyaguye hanze mu gihe cyasize niba utarakandagiye hano buhanga abandi bamwe bose barahanyuze. Urumva ko iyo mitsinda yabaga ifite ingufu niyo mpamvu abami bose babakuraga iyo babaga baturutse Nyanza bakamuzana hano buhanga bamara kumukora iyo kintu bita imitsindo bamaze kumutongera bamaze kumwimika agakurana imitsindo akayijana Nyanza ayivanye hano kwa Gihanga. Kumva se n'ubusanzwe by'abami bisa no kubatizwa. Donc kubatizwa wari umuhango ukomeye cyane nawo ni wari umuhango wa mbere ni nko kubona hariya muri presidence igihe perezida agiye kurahira ba minisitiri runaka baba muri impande pemeri ku ruhande na hano yabaga agaragiwe n'abantu bitwa abiru aribo banyamabanga b'ibwami.
yego. Hanyuma rero ubwo muhango yoga uri kuba hifashishwaga iki, byagendaga gute ku mateka nawe uzi? Mbo ayo nshoboye kumenya gatoya ndako mu mitsindo hari imwe myinshi itandukanye iba hano muri ishyamba rya Nkotsi na Bikara. Iyo mihango ni ibyatsi runaka bidahuje amazina, nibyo bafataga bakabishyira muri amazi bakavugira amagambo runaka bakabitongera, n'amagambo basobanuraga ariko agatongerwa n'abiru. Yego. Mbo bamara kuyatongera yamaze akaza akayakoresha iyindi mitsindo bakayimufatisha mu ntoki akaja kwerekana Nyanza kwivanye kwa Gihanga. Iyo wowe utabikoze se ntabwo wagomba kuba uri umwami wuzuye, niyo mpamvu bose bagomba kunyura hano. Kuko hano kuhita Buhanga bahitiriye Gihanga. ubwo hano ni kwa Gihanga none? Ni kwa Gihanga ngo mijana. Niho yabanje gutura se cyangwa niho yabaye? Yarahabaye yaje ava muri komine Rwerere icyahoze ari ku Gisenyi, none haza kuba gutura hano ahakurikiye ya mitsindo. Hano mu Rwanda hose nta handi mitsindo yabaga uretse hano Buhanga bwite, kugira ngo bamwite bahite Buhanga bahitire Gihanga. Maze ko numva n'umuyobozi ufitanye amateka n'ibyo nakita uburozi. Oya nta burozi burimo. Ahantu abantu bakunda aya mazi, abaturage barayakunda. Dufite n'amazi yawe hano kuri kaburimbo, abaturage ntabayavoma, namwe muri kubyibonera ko muri kubona amajerekani abaturage bari kuza kuvoma hano ari benshi batandukanye. Nicyo cyo dutangaje, kubera iki abantu banze kuvoma amazi ya wasake bakaza kuvoma aya ngaya? Kubera umugisha wayo bawumenyeje bakuye kubakurambere no kuva mbere kuri Gihanga iri rikibaho. Abaturage bakoresheje aya mazi kwinda kugeza n'ubu ngubu barayubaha, niyo bakoresha kwaba kuyanywa, kwaba gufura, kwaba kwihagiza, gukora imihango iyo ari yo yose. Ariko noneho akakunda kubagira akamaro kubera ko nta kibazo aya mazi afite, nta burwayi, nta malaria, nta nzoka na ibi navuga bya bintu bijanye n'ibintu byo kuyapima. Barayapimye basanga afite ubuziranenge, nta kibazo kindi kirimo. Nahoze ndi kwitegereza ndavuga ni amazi ko mbona ari kizenga, ntigeze akaza kuba ikiziba ndaheba. Ndeba none ko ashaka kuba harimo wenda n'utundi dusimba cyangwa se ubundi bwandu runaka ndaheba. Ariko kandi mu mwanya tumaze ahangaha muze abantu benshi bavomye kandi amazi adashira kadakama. None rero ko ngusobanurire kugira ngo byumve cyane. Yego. Ubu tugiye kuva imuzi ku kibazo cy'iriba. Yego. Iri riba ni rya Gihanga 100%, mbivuga mfatanyije n'abagenzi banje runaka dutuye hano n'abakurambere bacu batubanjirije bashaje batakiriho. Yego. Iri riba barisanze nk'uko rimeze ko muribona gutya. Iri riba igihe cy'impeshi riruzura, igihe cy'imvura amazi akagabanuka akaba makeya. Igihe cy'impeshi riruzura amazi akaba menshi, igihe cy'imvura akagabanuka akaba make cyane. Kubera iki se kandi urwo mu gihe cy'izuba aribwo amazi yakwiye kubakama? Impamvu uko twe tubitekereza, Gihanga urabona ko yari umwami w'abanyarwanda bose. Yego. Akanga kugira ngo abanyarwanda baticwa n'imyuma igihe cy'izuba. Aya mazi akaza kuvuga ati iri riba ryanje bwite rigomba kuzura igihe bagombye kugira ngo baje kuvoma hirya kure cyane, bakagira bagwa mu mayira, bituma iri riba rikomeza kuba kubwo buryo. Ndetse gusobanuriye. Yego. Iri riba ni ryo mu mateka 8 haje umugabo witwa Nkikabahizi Donati. Aza kuyobora ikomene ya Nyakinama. Yego. Ageze hano hari amafaranga yaturutse hanze mu Budage ahabwa igihugu cyose. We amafaranga yagomba gufata muri ayo mafaranga runaka tuzanze, yagomba kuyakoresha umushinga ashaka. Yego. Yavuze ati ntabwo ndajana mu buhinzi, ntabwo ndajana mu bworozi, ngiye kuvugurura ibiro byanje bya komine. Kugira ngo abayobozi nibaza babeje musanga ahantu ari atuje ameze neza, ahantu hasobanutse ameze neza cyane. Urumva yarafite ibitekerezo byiza. Yego. Ahamagara abaturage, arabangaje abaha akazi. Amaze kubaha akazi barakora. Yari afite imodoka zitote za mbere zimwe za Stout. Yego. Za mbere za kera. Agafata imodoka akaja kuvoma ahantu bita Kinkware. Kugasukwa ka Kinkware. Akagera hariye kaburimbo ntabwo yakageze muri uyu muhanda. Yego. Akagera hariya ku biro bya komine, amazi yose yasize mu ngunguru kugenda yicunda. Abaturage baramubwira bati weho uri kujya kure,
dushakira amajerekani dufite iriba ryacu rya Gihanga tuje kuvoma kuri ari amazi ni amazi menshi ni amazi adakama ni amazi agomba kuza gukora umushinga wawe wose ukazasiga uko yasanze ubwo iki gihe bari kubaka bari batangiye kubaka amazi bakimara gusambura komine icyo gihe komine yari amategura yego bashaka gushira amabati kuvugurura bagashiraho amarangi n'ibindi bon yaravuze ati iryo riba numva rya Nkotsi na Bikara riba rimeze rite riri hano hafi kuko ntabwo yararize araza abaturage baramuzana mugeje hano aritegereza ateye amazi nayangaya baramubwira bati nayangaya kumbona nta soko ihari ivubura ati aya mazi niko akozwe isoko twarishatse turayibura nanjye bikubikubaza ko nta soko nabonye ivubura bon yakoze ibishoka byose ahamagaza umuganda w'abaturage hari umukonseye witwaga Ntoni ntawe ntuye abantu babazi rabibuka ni abaturanyi banjye yego bon ahamagara abaturage b'uyu murenge wa Nkotsi komine ni Nyakinama umurenge ni Nkotsi bon baraza bageze hano ateye amazi mu yadahe yakuramo muje mufata indobo n'amabase mujugunye hirya no hino amazi akamashiremo tubona isoko ituruka nshaka gufatira amatiyo mbahe robine muje muvomera kuri robine baramubwira bati umva nyakubahwa burugumesitiri bati iriba ryacu rireke niko rimeze riradutunze twarivukiyemo turisaziyemo n'abakurambere barasanze ati ni imyumvire yanyu mibi mu bikorwa nari mpari bakoze magana n'indi hano twagiye amazi tuyakuramo amazi arananirana ukuri kubona ni filime ayangana gutya harone none abagabo nta kintu cyagabanutseho nta kintu cyongeyeho ati ntabwo ndi kubyumva ari abasore batatu baje kuzana ibitiyo abandi batatu baje kuzana amapiki ati mucukure hano pemeri ku ruhande murabona icyo giti cy'inyuma cyanye igiti bita umuhanga kiri muri bya bindi bimwe byabaga biri muri ya mitsindo nibuza kugusobanurira yego tukigezeho mbo ducukura umwobo ufite metero 3 bujya kuzima yego hani nyuma yacu ati mukata umuferege muyayoboreye ibyo muramwe mwitango bya rigore yego mbo bakata umuferege bagiye kugera hano aya mazi yarakamye yose arabura nacyakibona cyajyamo amazi oya muze twarikuye turataha nk'abaturage ye ibyo ntabwo ariko ngo ni inkuru ndi kugusobanurira murangwa n'amateka runaka yamwe n'abaturage bose mbo twaratashe baramubwira abaturage baramubwira ati ibintu dukoreye ntabwo uri kubibona amazi yacu tumyegara igitagagenda turavuma hagana hehe ubwo we arikamye amazi yarikamije byose arabura nta n'igitonya ngo gisigayemo twakoze ikino ntorero burugumesitiri batangiye kumunenga baratasha abaturage barakwiriranya hirya no hino ko uwo burugumesitiri yaje gukamya iriba rya Gihanga aratashe donc ibiro bye ikomine ye yari Nyakinama icumbi rya Nyuma hari bakorera hari uruganda rw'amavuta byageze saa 12 ku mugoroba abaturage batashe ariko bakwiranyije inkuru hirya no hino mu giturage ko Nkikabahizi yaje gukamya iriba rya Gihanga yego byageze saa 12 ku biro bya komine mbere urabona ko idarapo bararyurutsaga bakaja kubika muri komine bo bararyurutsa baribika aho ryagomba kuja mu biro bya aho bagomba kurishira mu gitondo abayobozi bose bubahirizaga idarapo barizamura mu gitondo saa 1 bose bamaze kuhagera bagiye kugira ngo baje gufata rya darapo basanze inzoka ebyiri ziri ku muryango wa burugumesitiri izindi ebyiri ziri ku giti cy'idarapo ibyo ntabwo ari inkuru mbarirano n'abayobozi bari mbere icyahoze ari perefegira wasanga imodoka zuzuye hano ku biro bya komine baje kuri ikintu cyabera Nyakinama se ibyo bintu koko byarabaye ndakuye ngo 8 n'umunani urabona ntabwo ari Nyakirenge ijana oya nijo bundi ahubwo bityo rero mbo inzoka zaranije iminsi 7 nta polisi zamuraga idarapo burugumesitiri ntabwo yakinguraga ibiro zaranije iminsi 7 ku munsi wa 8 Nkikabahizi bwite n'umudamu we witwa Nora bari bafite n'abana babiri twahise tubabura barabuze bagenda batyo barahunze bararigise kugeza ku isaha twewe nk'abantu b'abaturage ntabwo tuzi icyerekezo berekeyemo barabuze umunsi wa 9 umbereye papa umubyara ngewe niwe wakoraga umutekano w'iririba niwe wateye n'izi nsina hano yego mubona ntimuzibona yego aje gutema igitoki asanga ku munsi uwo munsi wa 9 amazi yazamutse wamuvura wese yamaze kugenda yavuze amazi ari kugenda azamuka ariko
ameze nk'ari kubiramo kwa kundi ubona ari gutera musafuriya bacanye munsi ari kubira amazi hano ari kuzamuka vuba vuba byibihuse hano hose huzuye naho muhagaze agira ubwoba asura hariya ku biro bya komine ni naho ntwengewe abwira abandi bayobozi bari bahari abakontabure abacamanza hari n'urukiko baza batonze umuntu bageze hano bitegereje amazi barongera basubirayo abaturage bumvise ko amazi yahindukiye hano muri rya riba baragaruka baza kuva ku amazi agenda asubirana mu soko yayo nta kuva icyo gihe kwenda kugeza ubu niyo amazi abaturage bakoresha niyo banywa niyo biyuhagira niyo batekesha niyo bafurisha ngayo amazi ya hano kuri riba rya Nkotsi na Bikara ko numva aya mazi ateye ubwoba muzehe kateye ubwoba ko muyabona ko twayabonye kandi ahabwa icyubahiro mbere yaho noneho rero mbere y'intambara y'94 ubwo ni mbere ya jenoside yakorewe abatutsi iri riba ryari ryubakiye neza rizamuye hejuru hasakaye hari umuryango bavomeragamo ntabwo ari nk'uko abantu baza bagashyiramo amajerekani yego ariko byose byari byakozwe na muzehe wanjye urumva ko ryari rifite sekirite nziza rifite umutekano ridahungabana yego hanyuma se byaje kugenda gute uko ryari rizitiye byaje kubangamirwa n'iki byapfire hehe urabona intambara yashanye byinshi yego abaturage bya biti baje kubikuraho bakagenda baje kubicana hirya no hino batazwi kubera ko wari ufite umutekano waryo ntabwo yari ashoboye kubaho yaranje kwitaba Imana none amabuye yasandaguza hirya no hino uje wese agashiramo ijerekani uza agashiramo isafuriya uzanye akabindi akavoma akikora akagenda nuko ryagomeye kuba ntibongera kurikora nk'uko ryasanzwe rimeze mbere naho ubundi ryabaga risakariye ibi byatsi ubona ibi biti by'amavoka n'ibindi biri ku ruhande ntabwo byabagamo ngize ikibazo cy'amatsiko hari n'amakuru avuga ko ngo hano hantu habaga inzoka aha nyine ntabwo ari amakuru na n'ubu inzoka zirahari oya se ntunere ubwoba muzehe umva utikanga ntabwo n'inzoka z'inkazi ziryana ni izikomoka mu bisekuru bya Biro iri shyamba rirazifite uyibonye wabona ko ari nk'umutumba ungana n'iriya nsina uri kubona hariya niko zingana bunini ntabwo ari uruziramire ni inzoka zisanzwe za hano zo mu bisekuru bya Biro ni nyinshi se ni imwe nyereka amazi azamuka nayabuze kandi bavomye bamaze kuvoma ari benshi turi ahangaha nyereka amazi atemba nta nayagabanutse ahubwo none se ibyo nkubwira ushobora kumenya ngo ni iby'ukuri nangwa ntabwo ari iby'ukuri nawe umaze kugihera amazi uhe biteye ubwoba ahubwo n'akarusho kankwereke ukuntu amazi yacu tuyakunda muzehe ubwo amazi ntabwo agutera inzoka ni amazi meza cyane iyo ndyamye ndicura ngahaguruka ngafata igikombe nk'amakuru y'amazi waca mu gitondo ngahaguruka mbere yo kujya nze mu kazi runaka nkamanza kuko aya mazi niyo mpamvu uri injege ukomeye kuva nakuye ko mfite 32 ariko umeze nk'umujene w'imyaka 40 umva ngiye ku bitaro inshuro 2 nagiye ku bitaro ari umuhoro rwantemye urabona inkovu yego nongera kusura ku bitaro ari imodoka nkubisa hasi ngiye gupakira amabuye yo kubakisha ntabwo urarwara sinkura kurwara ni ibyo nagiye ku bitaro nze aya mateka rero ndumva akomeye cyane cyetse niba urebye n'umusaza unkuriye gusumba njyewe yego ntushobora kumuha amazi hariya ko yayibasa ngo yanywe yavuga ati muje kunzanira amazi nyine muzi banga ry'abakurambere ba muri ano mazi ahubwo nitubwire tumenereho nta rindi banga aya mazi bayabonye ko afite ubuziranenge nta kintu kibi kirimo yaje ku mazi yayibasa urikuba ko ntuzi umubi we akumva ko aya mazi amumereye neza yanywa ku mazi yayibasa ugasanga yazanye ibicurane yazanye inkorora akabatera amazi ntabwo ari kwemera akaza kuvoma ko aya mazi ntagire icyamutwara n'ubu imvura iraguye ubu ntabwo amazi ari burenga aha ngaha umva icyo ngusobanuriye yagwa iminsi 5 ikagwa iminsi 10 yikurikiranyije uzasanga ni kuko ngiye ariko igihe cy'impeshyi uzambabarira uzaze mu kwa 6 mu kwa 7 aho kandagira ntabwo uzongera kwa kandagira azaba yuzuye hano hose
nta n'ahandi hantu nibura atembera ari akagezi gatemba amaso wirebere umbwira ahantu amazi atembera ni amakuru mze reka turekere dutahe iby'ahangaha ndumva ntabishoboye no kubyumva biragoranye hataho uzongera uhindukire n'izo nzoka zitaza gushoka zikahansanga oya yaba ari amahirwe ugize oya nakirukanka urabona uyu mugano uyu we hino munini ingana n'uyu mugano niba ari ibyo rero reka mbe ntashya ahubwo hakiri kare ngewe noneho rero cyangwa ahubwo nirimo hara hejuru oya mfata gahunda urabona ko ubundi umukozi wa RDB yego mfata gahunda nkapasura hano ngewe muhano mu nsina nyine muri ishyamba kazahinguka ishyamba rigarukiye nkongera ngo ishyamba rigarukiye nkongera ngapasuriramo hagati nta nahamwe hano mu hagati mu ishyamba hari ahantu ushobora kugwa ukajya kuzimu muri metero zirenga 50 uje kuzimu hameze nk'ubuvumo nubwo wahamagara abantu bazakumva ariko ahantu hose mba nzi ahantu habi n'ahantu heza hagomba kuba hari hano ikindi ibyo byose ni amateka muze dufite inyamaswa hano muri ishyamba zitari inkazi zitaryana icyambere cy'ibanze nizo bakoreshaga impu zazo muri bya bintu byo kuza kwimika umwami runaka zifitanye isano n'iyo mihango ijanye n'iya cyane hari inyamaswa bita imondo ifite amabara asa n'ay'ingwe hano muri ishyamba dufitemo ingwe niba ari ibyo kadutahe hano muri ishyamba dufitemo urutoni ubwo ni ubwoko bumwe bwose bufitanye ifuremu imwe hano dufite inyamaswa bita imperere arizo zikunda gutunga izo nzoka bityo izo nyamaswa ziri hano nta nkazi y'indwanyi ibamo kandi zishokera hano zose zishokera hano mukahavoma zikahashokera cyane nta kibazo kindi kirimo uje saa 12 n'igice saa moya n'igice saa 2 urabona ko ari akazu twe twicaramo hariya bari kubaka ariya mazu yego ziza kwakinira urumva n'akarusho hano hari umucanga bamenyeho bari kubakisha ubu harimo amashanza zigenda zikiniramo ukabona ukuntu zagiye zikina zikandagiramo ugiye kureba nakuri ku mucanga ukabona n'amashanza yazo muze aya mateka yanga ni maremare reka tube dusubiye cyangwa tuzagaruka ubutaha noneho sawa tuvimuzi n'imuzingo kubijyanye n'izo nyamaswa ndetse tunareba niba no kuko no mazi ataragabanutse cyangwa se atariyongereye murakoze cyane namwe murakoze imana bamugisha murakoze